Bifashije amahoro. Bifashije amahoro. Umva. Dutangire. Oya, izazi ngiye mu mutwe ngira ngo nivuze. Iri cyari kuri recording. Nalo. Okay. Shamwe ni muzivu bikono diryana. Isazi. Zifatanya n'ebyiri ariko ngira ngo ni vubi. Okay, anyways, tukomeze. Ntabwo byoroshye gutigisa. Oya nese ugiye kwishiramwo nayo oya dutangire. Reka dutangire kuko urumva ntabwo twakomereza. Isazi. Aho dukurikiranye umuntu utinya isazi. Isazi. Njye nahise ko ari ivubi. Ari isazi akaba n'ivubi. Oya sinarebye nese hari ubwo ubona. Kandi hari abantu bakunda isazi cyangwa se bayitinya. Gusa benshi ndabizi ntago bakunda isazi ahubwo bakunda ivubi. Kubera ko ivubi niryo ridwiga. Nese ntibidwiga kimwe n'isazi. Mwarahuye murankora. Niko ndabyita. From your spermatozoids and your ovules. Mwarankoze. Ariko inside my heart uyu munsi ni umuriro. Papa na mama barahuye barankora. Ariko being a father ni ikintu gikomeye wiseka. Hari iki kintu ndashaka ko n'abagabo bari hanze bajya bumva yuko dukomeje ikiganiro. Mwatangiye. Warese tugatangira. Ndagusaba. Warese tugatangira. Bari mabona umuntu w'umubyeyi utinya isazi. Isazi yari muhagurukije muri studio. None ibaze muri studio aho gusazi ibamwo gute? Ubwo nzana bayivanya ahubwo. Yaciye muri busheri. Twinjiye mu ikiganiro twari dukumbuye twese, yaba ari njyewe ubwanjye ndetse n'abadukunda badukurikirana. Ikiganiro ni Inside My Heart, aho dukunda kuvuga cyane cyangwa se dukunda kuganira ku biba mu mutima w'umuntu. Umutima w'umuntu ugira ibyumba byinshi. Muri ibyo byumba rero hari ibyumba abantu bajya babasha kuvuga tukabibona bikagaragara inyuma, ariko hari n'ibindi byumba abantu batajya babasha kuvuga. Donc hari ibindi byumba bihishwamo ibintu umuntu wese ku giti cyadakunda kubasha kuvuga cyangwa se adapfa gusohora. Niyo mpamvu rero twatekereje ku kiganiro Inside My Heart kugira ngo turebe ngo mbese ibyo bintu biri muri ibyo byumba abantu badakunda gusohora kubera iki babihisha, kubera iki babibikamo ntibisohoke. Ese baramutse babisohoye ubundi bitwaye ushobora kuba babisohora bikagira abantu bifasha. So rero niyo mpamvu twatekereje iki kiganiro. Hanyuma muri iki kiganiro rero turi kumwe n'umutumirwa mudasanzwe mumenyereye, ariko umutumirwa ntekereza ko uyu munsi mugiye kumumenya kubera ko hari byinshi agiye kutuganirira, hari byinshi agiye kutubwira. Urumva nayo ntangiye muvuga, ariko nanone ntabwo nakomeza kumuvuga, ahubwo arahari. Reka atangira twibwira hanyuma dukomeze n'ikiganiro. Murakoze. Ndagumanje kugusuhuza Emile, ndabasuhuza n'abakurikira Inside My Heart. Nitwa Uwamwezi Leila Sabrina, nkaba ndi umukobwa, ndi umumama w'umwana mwiza. Yego nkaba ndi fashion designer, nkora byinshi mbese abazashaka araza gupininga hasi #BlessHouseOfCouture mukurikirane tumenyane kurusha. Wow, nababwiye ngo uyu munsi ni ikiganiro kiri buze kuba ikiganiro kidasanzwe. Ntago mwari mukimenyereye, ariko uyu munsi kiraba ikiganiro kidasanzwe.
hari ikintu aravuze ngo ndi umukobwa ariko ndi umumama. Ibyo bintu birajyana. Birajyana ese nta bafilme babaho. Ushatse kuvuga ngo ni umufiyemere. Aha, hari ibintu byinshi aduhishe yayoze kutuganiriza. Abakobwa murararitswe, abafiyemere murararitswe mukurikirana ikiganiro. Hari ibintu biri ku musatsi. Bifashije amahoro. Bifashije amahoro. Umva. Dutangire. Oya, izazi ngiye mu mutwe ngira ngo nivure. Iri kuri recording. Nalo. Okay. Shamwe ni muzivu bikono diryana. Isazi. Zifatanya n'ebyiri ariko ngira ngo ni vubi. Okay, anyways, tukomeze. Ntabwo byoroshye gutigisa. Oya nese ugiye kwishiramwo nayo oya dutangire. Reka dutangire kuko urumva ntabwo twakomereza. Isazi. Adukurikiranye. Umuntu utinya isazi. Isazi. Njye nayo isaka ari ivubi. Hari isazi akaba n'ivubi. Oya sinarebye nese hari ubwo ubona. Kandi hari abantu bakunda isazi cyangwa se bayitinya. Gusa benshi ndabizi ntago bakunda isazi ahubwo bakunda ivubi. Kubera ko ivubi niryo ridwiga. Nese ntibidwiga kimwe n'isazi. Yabanje kubyina. Ndemanje kubaza uko nabanje kuyikuramo biranga. Oh, mana we. Ariko tuzabikatinga desert. Okay. Nari dukomeje ikiganiro. Mwatangiye. Warese tugatangira. Ndagusaba. Warese tugatangira. Nari nabona umuntu w'umubyeyi utinya isazi. Isazi yari imuhagurukije muri studio. None ibaze muri studio aho gusazi ibamwo gute? Ubwo zizana bayivanye ahubwo. Yaciye muri busheri. Mu mutima w'umuntu habamo ibintu byinshi cyane. Dusanze harimo n'icyumba cy'ubwoba cyo gutinya isazi. Isazi yayibona akayitiranya n'ivubi kubera yuko ivubi ari ryo riryana cyane. Hanyuma warutangiye utubwira uti umubyeyi cyangwa se umukobwa. Ibyo bintu byombi wabihuza gute? Byombi bihuzwa no kuba umufemale. Umuntu wese ubyara ntabwo agomba kuba byitwa ko ari mariye. Hari ababyara mbere ya mariage, hari ababyara muri mariage, hari mbese biterwa na circumstances Imana yashatse kuguheramo uwo mugisha. Rero njyewe yashimye kuwumpa ntarashakwa. Yego. Nuvuga ngo yaguhaye umugisha mbere yuko ushaka. Yaguhaye umugisha wo kubyara mbere yuko inkuru ushaka. Okay, ibyo birumvikana. Hanyuma ndagira ngo duse n'abasubira inyuma. Leila Sabrina. Yego. Numukobwa cyangwa se no mumama. Reka tubivuge gutyo umukobwa cyangwa se no mumama kubera yuko iyo umuntu yabyaye akwiriye guhabwa icyubahiro cy'ububyeyi. No mumama no mugore. Ariko yaravutse avuka nk'abandi bana. Leila baramutwise nk'abandi bana nkuko babatwita, baramubyara, ararerwa. Ndagira ngo uduhishusho ya Leila. Yavutse ate, yakuze gute, yarezwe gute kugira ngo tumenye Leila turimo kuganira nawe ndetse n'abadukurikiranye bamenye Leila baganira nawe ni muntu ki, yakuze gute. Okay, sha uko ndi muremure cyane but reka nkore short summary. So Leila uri muremure ufite muri iyo ufite metero 30. Oya, nshatse kuvuga muri iyo
muri iyo terme yo kuvuga ati Leila ni muntu ki umuntu ni mugari nkuko dusanzwe tubivuga so rero njyewe njya mvuga ati niyo nakwandika igitabo n'ubu sinakirangiza kuko ubuzima bwanjye experience ntizirarangira so anyways Leila Sabrina ni umwana wavutse ku babyeyi bombi batabana bambyaye ari bato hanyuma sinabamenya ngira nakuze ntabazi actually nakuze ntabazi ngira no it's okay kuko fet ubu narabikize kandi ntabwo bikimbabaza kuko during the childhood niko byambabazaga kuko hari ikintu abantu benshi batamenya iyo wavutse utabana na biological parents ugira ikintu cyitwa identity crisis cyo kutamenya uwo uriwe cyo kutamenya uwo wiidentifyamwo kuvuga ati ese mbese ukumva afite nta nakamaro ufite muri inosi kuko ari wa mubyeyi okay short summary my mom yambyaye ari muto cyane she was around 15-16 my dad nawe bari bakiri bato nawe yarari muri university ari nko muri 18 ans muri iyo myaka nyine my dad abanza kunyihakana first of all abanza kuvuga ati si uwanjye abagabo ba kera barakunda kubikora hanyuma nabo ngubu baracyabikora actually cyane iyo bari gutinya inshingano cyane iyo bari gutinya inshingano hanyuma my mother due to the age yararimo bof niko najyaga mbyita ariko hari impamvu zimwe zagiye zinyereka yuko it's not about the age kuko imyaka ntabwo yakuraho urukundo wakunda umwana wawe muri situation yari yose wamubyaramo so nawe ansiga kwa grandma wo kwa papa ubyara papa aragufata arakujyana gusiga kwa grandma yego mama ukubyara yego aransiga urana bya bindi tubona mu mafilme umuntu agusigira n'akaletre akagusiga kuri portail ati mwakire nibyo yakoze abadukurikirana mukurikire neza turimo turareba filimi iri live ni za film kuko nagiye kubimenya nkuze izo details zose nkagenda mba subjugue nkavuga bya kweli ofete ni bya bindi mbona muri film est-ce que ibintu byarabaye bya kweli so anyways hanyuma grand-mère nyine yarashaje pe arandera nk'ikintu cy'umwaka ariko nyine arwaza so ngira my adoptive parents aribo bandeze kuva on the age of 1.5 kuva ku mwaka n'igice umugabo my adoptive father ni mukuru wa my biological father ni uncle ariko ni papa donc ni so wanyu ni so wacu ni data wacu sorry Kinyarwanda kirangora munyihangane ni so wanyu ni so wacu birangora mujye munyihanganira anyways mu Kinyarwanda nyaki bavuga data wacu data wanje data wacu okay urumva ni mukuru wa my biological father hai n'umugore wiwe bari bafite abahungu bane nta mukobwa bafite baravuga ati so anyways nta mwana w'umukobwa dufite muduhe tumurere urumva bari bagize umugisha wo kubona umukobwa mu rugo rutavutsemo umukobwa yego abangewe en tout cas muri uko maze kujyayo nkura ndi umwana mu bandi nkura ndi wa wundi babyita mu gifaransa ngo je suis le bijou de mon père ndi ryarigi kirahure ntikimeneke cya kirahure cya papa ntimuguritire umukobwa rero murumva muri uko gukura ntibinzemwo cyane ariko nkaba hari ikintu sinzi ariko namubabariye abyumve nawe nanareba kino kiganiro namo njyewe nawe ntabwo ngiye kumuvuga izina njyewe nawe ntabwo bashobora kudusiga mu nzu turi babiri kandi nta nubwo dukundana kuko aho babasigaga wasanga umuriro watse cyangwa ugasanga nabyimbye ofete bya bindi ukubita umwana nashatse ndabyibuka I was 7 years nashatse kugira suicide kubera ukuntu kuko yarankubitaga nkagera nkamubwira ati you know what I rather die than living with you
kuko urumva byari physically and emotionally hahandi ntashobora no kubibwira umuntu ngo anyumve kuko bahita bavuga ngo nuguteta cyangwa n'ibya bindi ntibumve the weight y'ukuntu nkubita. So to interrupt you, ababyeyi ntago bamenyaga cyangwa se ntago babonaga uko gufatwa nabi cyangwa gukubitwa na musaza wawe? Bagiye kubimenya batinze kuko nagendaga biceceka kuko hari ikintu kenshi navuga ati nkuko ko papa yavuga ati ntimunkubitire umukobwa, nkamubwira ati papa yaravuze ntimukankubite ndaza kubimubwira, akambwira ati you say it ndaza kugukubita twice, ati kuko ngiye ndakuze ntago bari bunkubite. So ako kantu nkakagumana ahubwo nkagenda nkamwanga, nkagenda nkagira urwango kuko ndakibuka icyo kintu nagiye kukihana mu nyuma ndi umwana nageze ndamubwira ati amarira ndira abana bawe bazayishyura amaraso. I'm so sorry, iryo jambo ryarambabaje n'agahinda karagahinda kubwa ariko mu nyuma ndavuga ati no ngiye gukura, ndavuga ati that's abnormal, ntabwo najya kwishyura abana ibyo se wawe yankoreye. But anyways aho ngaho baza kubimenya mu nyuma, baje kubimenya ngeze nko mu myaka 10. Uvuga ngo kuva ku myaka 7, imyaka 10, imyaka 3 yose ukubitwa aho muri ubwo buzima, papa ntabibona, mama ntabibona. Baramenyaga yuko tudahuza, ntiyashoboraga kunkubita kuri iyo degré bahari, ariko bari bazi ko tudahuza. Bagira ngo ni bya bintu byo kutumvikana kw'abana mu rugo bisanzwe. Urumva ariko ntibamenye iyo degré. Hakaba hariho umwe muri basaza banje niwe wabagubizi, niwe wahoraga uri hagati yacu, kuko niwe arimo kudukiza, kuko niwe wahoraga umubwira ati how can you beat umwana w'imyaka ukuntangana umurusha imyaka 10 kuko ndusha imyaka 10 yambyara kuko ndebye neza ubanza ngana na my biological mom ariko urumva bagahora batongana gutyo, ariko ndakura ngera muri 10 years urana rero bya bindi byo kujya muri kwa grand-mère ahantu wakuriye, twari dufite iyo tradition chaque dimanche, numva umuntu araje ngo ngo umukobwa wa kana ngo yarakuze. I'm like ababyeyi banjye suko bitwa ngo ngo bariya ngo nabakureze ngo mama wawe na papa wawe nirura kanarura. Urumva iyo ibibaye shock deja. I am just umuturanyi, umuntu wo hanze uje akubonye atangiye kuze arabivumva arambaje umwana wa runaka. Jewe ndavuga ibyo bintu bikumbwira ntabyo nzi, ababyeyi banjye suko bitwa ngo bariya nabakureze ngo ni tonton na tantine wawe ngo ababyeyi bawe no kubitwa. Nje ambwira iryo zina rya my biological father, kandi izina rya my biological father nje muzika ari tonto. So mu gukura kwanjye, so I'm like wamenye ko ni iki cyakubwiye ko ari tonto wawe? No, ndi bya famille twarahura twarahuraga nta na rimwe twarekaga guhura. Nta na rimwe twarekaga guhura. Papa wawe mugahura ariko nta kintu. No, ndi umunyese nkuko arimo. My goodness. Aruko. So ngere uko bimeze kuko no mu rugo ntibari bari allowed kumbwira yuko tutavukana. Nabasaza banjye icyo kintu ni isaha ntacyo bigera bambwira. Niyo uvuze yuko tutavukana birababaza. But like they are like really no. Numva ntazi barazidakomana amahembe, ariko icyo kintu cyari kibujijwe mu rugo. Donc bari barubatse ikintu gikomeye cyo kuvuga ngo Leila ni umwana wacu, uyu ni umwana wacu, umubona wese amenye yuko ari umwana wacu. Hanyuma abaturanyi ababonye batangiye kubona yuko hari umukobwa wakuze, urabizi nyine umwana wakuze wese ntawe utamukenera, ntawe utamukunda. Secret ibirasohotse gutyo. Ndataha rero inosama umwana arabaza ndabaza, ariko mu kubaza bose mbona barakonje, nta no munsubije bita bihinduka suje. Nyuma y'icyumweru muri icyo gihe nyine my mom arampamagara mu cyumba arambwira ati so Leila, I just wanted to tell you the truth. Warabajije ikibazo ejo bundi, we are not your biological parents, but turagukunda. Afite anako kunda ubushaka kubwira ikintu umwana ariko udashaka no kumukomeretsa mu menta. Ati turagukunda. Ikibazo cyo nyine namubajije ati simvukana na basaza banjye, ntiwambyaye.
arambwira ati sinagukuye mu nda yanjye ariko ndagukunda nk'umwana wanjye. Ndambwira ati birahari. Ofete kuva uwo mwanya nararize ndibuka ko namaze nk'ikintu cy'umwaka ndi muri depression. Nicyo nashaka kubaza, ukimara kubwirwa ko umubyeyi we witaga mama atari mama wawe, nagize depression ikomeye. Umubyeyi witaga papa atari papa, basaza bawe mwavuka, donc we waruzi ngo mwaravukanye, ntabwo ari basaza bawe, ku mwana w'imyaka 10-11. Yari 10 years, umwana ukiri mutoya. Nari wongereho umukobwa. Nagize ikintu bita depression, identity crisis, mbese numvishe nkisinguyeho. Numvishe nsinguyeho because I was like, niyo mpamvu wa musaza wanjye nkubita. Niyo umva urani ibintu byose bita bikururuka, utangira gukurura utuntu akantu kamwe kose, akadetaye kose ntangira kugakurura. Ndavuga niyo mpamvu ankubita, nituvukana, niyo mpamvu kano, mbega bimbana byinshi. Ndagira ahantu ndavuga noneho nongera gusubira muri ya suicide phase. Kumva ati ese ubundi niba wambyaye yarantaye, umugabo nawe yaranyihakanye, duhura buri munsi, yaje kunyandikisha by the way. Uwo mugabo muvuga ni papa ni papa. Urana bya bindi by'ababyeyi ba kera bagushiraho igituta ati andikisha umwana, kuko ndibuka ko nari mfite amabronchite asthmatiforme kandi njya kwa muganga buri munsi. Rero kandi my biological father yakoraga kwa muganga, yari umunurse. Bari bafite means ko yarashoboye kuba yakuvura, kumvuza privilege byoroshye. Aremera arabyandika just kwizina kugira ngo njye mvuzwa. Ariko urumva rero kubera ko kantu ko kwandikwa, hari akantu mu buzima njya mvuga, it's easy to be a dad. No, it's easy to be a dad, but it's not easy to be a father. Exactly. A dad and a father, it's two different things. A dad ni umugeniteur mu gifaransa. Mwarahuye murankora, niko ndabyita. From your spermatozoids and your ovules, mwarankoze. Ariko inside my heart uyu munsi ni umuriro. Papa na mama barahuye barankora. Ariko being a father ni ikintu gikomeye, wiseka. Hari iki kintu ndashaka ko n'abagabo bari hanze bajya bumva yuko warataye umwana, and then ukahita wumva yuko ufite the rights zo kwitwa papa. Icyo kintu n'ubu ngubu nongere ntibasubiremo as a victim wa daddy issues, kuko nyambyita daddy issues. Ha right nimwe ufite yo kwitwa papa, mu gihe wowe ubwawe utarashobora kujya kwegera umwana wawe ngo umusabe imbabazi. Igo y'ababyeyi b'Abanyafrika muyishire hasi, mwumva ati narakosheje. Tutari twarenga aho ngaho, ndagira ngo umbabarire umfashe cyangwa se ufashe abakurikiranye ikiganiro. Umuntu witwa papa akwiriye kuba ari umuntu umeze gute? Ni umuntu ukuba hafi. Papa w'umwana. Reka njye mbigusobanurire papa w'umwana, kuko njyewe however ntageze biological father umbe hafi, naragize papa. Naramugize kandi nunda cyamufite, ndamushimira Imana. Iyo ntamugira ubu ngubu simba ndi wondi, mba narabaye alcoolique, mba naragiye mu muhanda cyangwa ndindera, kimwe muri ibyo bibiri. Kuko niwe muntu wambaye hafi through my depression. Aramenya umwana, kuko ufite bajyaga bamubwira ngo arantetesha, wewe ntiyarazi uko yafata ngo void ya papa mfite ikiri iriya twuko ntamufite, ngo amenye uko ayikompansa, ayifeeling. So muri ways iwe ko ari ukuntetesha, yavuga ati mwana wanjye ntiyagire icyabura, mbega akamba hafi, akamenya ati umeze ute. Urukundo papa yakaguhaye niwe we yifuje kuruma, ariko atamenya, kuko yavuga ati, kuko yajyaga bibasobanurira ati uyu nguyu mu gukura azahura n'ibibazo byinshi mutarabona ubu ngubu, kubera ko nawe ataramenya the reality. Ariko namenya the reality
azagira amatrouble menshi atume niba ntanamufashe neza nk'abandi bana mfite yibaza ati niyo mpamvu batankunda muri ibyo byose byatumaga yanshize mu mashuri meza n'abana biwe atigeze abashiramo kugira ngo anyereke ko uri uwanjye ne te sens pas comme si nta place ufite mu buzima bwanjye simvuze ngo abapapa ngo mugende ngo mwicu ijosi cyangwa mwica amaboko ngo mushake ibyo muha abana banyu kugira ngo usanga bemere no ni kugira ngo ni ofete icyo nshatse kuvuga ni just offer your time your love time cyane time love affection compassion kuba muri every stage z'umwana wawe mu gukura kwiwe kumenya ati yariye apana ko uba nk'ababa papa bavuga ati tuvuge nk'ababyeyi bari divorce akenshi araza akabona umwana muri weekend iyo ari nyina umufite aho ngaho iyo mubonye abashaka kumwereka ko ari mwiza akamugurira ibyo ashaka mbese ofete ugahita utangira kwerekana amu material love atari ya yindi yo iri inside deep in you umva hahandi umwana kuko abana ni barabyimvamo abana kuko ni nka kuriya bajya bavuga ngo imbwa iyo uyikunda ngo irabyumva ni kimwe n'umwana iyo umukunda n'uruhinja iyo ruteruye urukunda arabyumva arabyiyumvamo akavuga ati uyu nguyu kuriya umwana iyo ageze kuri nyina ahita aceceka kuko arazi yuko nyina ari wa wundi umukalma arazi ko amukunda biri real atari ibyo kwigirisha so nicyo ngicyo to be a father biri supposed to gukora nyuma yo kubwirwa yuko utari umwana wabo ubibwiwe n'ababyeyi noneho babashije kuba babohoka ku mutima cyangwa se bameneka kugira ngo bakubwize ukuri bavuge bati Leila Sabrina dutega amatwi hari icyo tukeneye kukubwira ntabwo uri umwana wacu w'amaraso ariko turagukunda icyo uzakenera cyose turumva twiteguye kukiguha icyakurikiyeho ni iki ese koko ibyo bavuze barabikoze hanyuma nyuma yo kubikora wowe wabyakiriye ute njye byaramfashe umwanya muremure ariko nkubwire muremure wo kubyakira kuko muri iyo stage nahise ngira ibintu bita riot mu cyongereza ariko muri France ni rebellion nahise ngira teenagehood kumva aho ngaho ndi pre-teenage ndi umuntu uri kujya muri adolescence nahise ntangira kunwa ya chagrin yanjye mu nzoga muri tabi en fait nkumva I'm not worth it niba mama ubona nagakwiye kwitwa mama yarantaye uwundi nawe akavuga ati ubona kuze nita mama nawe urumva sanza atariwe urumva en fait ngira nagize trouble nyinshi mburaho where do I belong do I belong here eske hano naho kuko urana erega buriya ni umwana wa 10 years ntabwo however bari umwana hari ahantu batari umwana exactly hariyo reality imwe tuba tubona hanze tutabona mu ngo zacu ariko ntuyiteho rero ukaba wari umaze kubona reality z'abana babana n'ababyeyi atari ababo bakabafata nabi ukavuga ati nanjye bizahava bimbaho to utaha nanjye bizahava bimba ugahora ufite ubwo bwoba ugahora ufite izo mpungenge zo kuvuga ese jo ntibazampinduka ko noneho bubahutse bakabimbwira ejo ntibazampinduka ugahora ubyiteze ufite ugahora niho hahandi ubura where do I belong ese nditwa ndajya hariya kandi hariya barantaye kera ndahama hase ahangaha kandi nabo bambwiye yuko ntari uwabo ejo bishobora guhinduka urumva naragize ndabura ariko ngira papa uwo my adoptive father yambaye hafi through that depression kuko naragize alcoholisme ariko agahora yegeranya agahora ari umwana wanjye umva ntimumute aragera ahantu niwe wanambwiye niwe wanankundishije psychology by the way kuko niwe watumye menya ko
kuganiriza umuntu bifasha kugira umuterapeute n'ubu ndacyamufite kugira umuterapeute abantu benshi iyo mubwiye ngo ufite psychiatrist bavuga ngo warasaze ariko si ugusara people buri muntu wese aramukeneye mental health iri very existent ibaho cyane and people should be aware of it bakamenya yuko uyu muntu avuze ati I am not okay mutega amatwi ikintu cya mbere no gutega umuntu amatwi abantu benshi hano kuri iyi si dufite ikibazo cyo kubura abadutega amatwi kuko niyo mpamvu tubona abantu benshi biyahura buriya bababuza abantu babatega amatwi niyo mpamvu ibintu biba byabarenze hanyuma capacité mentale ye ikananirwa kubyakira ikananirwa kubifata ngo ikomeze ibijere akumva ko solution yihuse no kujya kwimanika kuko uvuze capacité mentale urakoze kuri icyo kintu hariyo capacité mentale yanjye si kimwe n'iyawe ushobora kuba waraciye mu bikomeye kundusha ariko njyewe bino bitoya bikansaza nk'uko njyewe nshobora kuba naraciye mu bikomeye kukurusha ahubwo ibi bikomeye nkahora kuko nkanjyewe kuri icyo kintu cya capacité mentale nararebaga ibintu ndi gucamwo nkahita mvuga hari abantu ikintu cyatumye nkomeza however narindi muri iyo depression no mu gukomeza ntangiye kuvugana n'umuntu no muterapeute nagendaga amenya hari abantu bafite ibibazo byinshi kundusha so I should chill nicyo kintu nahoraga nibwira urumva niho ngaruka nkubwira ati umwana wa 10 ans aba ari umwana c'est vrai ariko hariyo akandi kantu abatari umwana kuko nko kugira ngo sinabikwiyumvisha ko icyo kintu nakibwiraga ariko j'avais seulement 10 ans imagine nkigira inama nkavuga ati Leila hari abafite ibibazo byinshi kukurusha ceceka niho fait ntigeze menya ko bisohora sinashoboraga kuvuga no kugira ngo papa Linda avuga ati jya kureba umupsi ni kubera ko yavuga ati mu rugo nta numwe ubwira ibyo bibazo en fait babona ndi kujya muri alcool batamenya impamvu bakamona ndi gusohoka bakabona en fait bariko they are losing me Leila mbabarira dufashe gatoya kujya muri alcohol kwawe cyari igisubizo cy'ibibazo wari umaze kwinjiramo ako kanya ukibimenya anyway wabyinjiyemo kera ariko nibwo ntarabikayaliza ntaraba aware so kuba ukimara kuba aware yabyo alcohol wumvishije ari cyo gisubizo cyihuse gishobora kuba cyagufasha kwifungirana cyangwa mu rugo ntibanabone nseka mu rugo ndishimye ngo ndiye ikiwapi nawe cyakoze umuntu wenyine twishimanaga yawe ari papa ndi kumwe na papa nabaga ndi bien ariko most of the time akenshi nahitaga mfata nkasohoka bakabona ndagiye nza gutaha ntibabizi isaha nkagaruka ndi really drunk nkahita niryamira cyangwa ntari na drunk kuko I started smoking I was 11 years smoking cigarette so kuko rero nkumva kwa kuntu urabona iyo rutangiye gusmoking nuko ntabyuzi uri umusmoker mushyashya hari agaswingi ugira ukagira ngo birabaye ukagira ngo karusha biragusa ko atabyigize ariko naye ntabyo wambonamo so karusha inzoga ko kariya kantu ugitangira kunywa itabi uri mushyashya ku itabi karusha inzoga uburyohe bwako umwotsi urakuzengereza ukagira ngo ufashe nk'ikira ufashe umaze nko kunywa akaziye yose y'inzoga uyu uri mushyashya mbese ni kakantu uhita wumva umenga urasinze ugahita uvuga mbese uko ibyo byose donc ubwo ibitekerezo bigahera cyangwa se bikagendera muri ako ngako ugasa n'ugenda donc urabyibagiwe ubaye donc ugiye mu yindi donc ni karma yawe yego yari kwari kujya mu yindi mondo yanjye kutaba mu rugo kuko mu gihe ndi mu rugo nkareba umusaza wanjye nkahita nibuka nuko nimbivuga nobody's gonna understand me kuko nibyo niko nari nakuze abinshiramo ngo nobody's gonna hear you ninjye mukuru ninjye ntago bari bunkubite nawe yego nta numwe uri bukumva ukeneye no kukumva ku buryo wumva umuntu ukwisha psychologically ni mubi kuko nari mbizi ko papa muganirije ari bunyumve ariko kubera ko akantu bamaze
papa muganiriza amubwira papa ndashaka gusohoka gusa kandi nawe yarasigaye yarabonye yuko nsohoka just kugira ngo mpunge so nawe akandeka however bitamushimishaga akandeka rero antuka muri iyo phase byarambaye urudubi niko nkunda kubyita abana benshi mu myaka nk'iyo ngiyo dukunze kubabona hano hanze mu myaka nk'iyo ngiyo ikiri mito ya teenager 15 n'itandatu n'irindwi hagati aho kugeza kuri 20 benshi b'urubyiruko turababona barimo kunywa yaba ari inzoga yaba ari itabi ukabona iyo babigiyemo babyinjiramo koko ugasanga nibo dusanga no ku muhanda na hano hanze turababona nibo tubona rimwe na rimwe dusanga bafashwe no ku ngufu bitewe nuko basinze ntabwo bakirimo kwikontrola nta control ihari abo nibo bafashwe ku ngufu abo nibo barimo gusambanywa babishaka cyangwa batanabishaka byose birashoboka cyangwa se n'ubushake bwabo twavuga ngo babishatse ariko ntago bigeze batekereza mu by'ukuri nta mbaraga bashyize ushatse kuvuga ko kuba muri icyo gihe icya mbere wishwa n'agahinda k'ibyo wanyuzemo icya kabiri ubonye aho ubihungira nta handi naho ngaho ni muri ako gace ko kunywa inzoga ko kunywa itabi ko guhura n'ibyo bibazo byose abahungu narabatinyaga abahungu kuko nari narabakuriyemwo nabonaga hari akantu azade gukubita uretse no kunkubita hari akantu k'ubuhehesi kaba mu bahungu ukabona abasaza bawe baheheta so ukavuga ati nanjye niko biza kumera kandi nkaba hari ikintu papa yarigeze kukimbwira icyo kintu yigeze kubera kuntu yabonaga nasohoka cyane aho ngeze muri 14 umva twegeye imbere ntago nkiri muri 10 twegeye imbere kubera kuntu yabonaga nsohoka cyane yarigeze kumpamagara arambwira ati Leila please ati I know you're not a virgin anymore. Naramurebye ndambwira papa nukuri ko Imana I'm still a virgin and I was still a virgin but kubera ukuntu yabonye sohoka he was afraid yaratangiye kugira ubwoba umukobwa we aravuga ati bishobora kuzagenda nabi ati sida ntago twayirera ateje ushobora kubyara umwana ukamuzana tukamurera muri iyo period ariko singutumye kujya kubikora rero ikiganiro ni kinini cyane na amaseri ndabona ari amaseri twari tugezaho wari utangiye gusohoka utangiye kunywa wumva ariho ukwiriye gukirira ariko ndagira ngo mu minota mike cyane nubwo tuzakomeza ikiganiro kugira ngo tugire ahantu dusa n'abacumbikiye gatoya byigeze biguhira ese uwo mwanya wo kujya kunywa inzoga no kugira gute ese wigeze uhabonera gukira kuko hano hanze hari abantu bashobora kwibwira ko bashobora kubijyamo bagakira nta gukira kwari kurimo ni kimwe ni kalma umugani nkuko yabivuze biragukalma muri uwo mwanya bikakwereka ko life change mbese bikakwereka ko everything is okay for the moment ariko wasubira muri realite biza biri double biza byikubye so nta gukira kurimo ugukira konyine kwari ukuvuga ati let me take my own life in hands nisubireho ni mese menye yuko iri tabi ejo rizanyica izi nzoga ejo zizanyica kuko obviously hariyo benshi barwara pancreas n'ibiki Imana ishimwe nge nagiye kuzigabanya kuko sinazivuye kuzigabanya ntarinze kurwara ntabwo rero yazivuyeho uyu no gusoma gakeya ariko rirakenewe mu mubiri ariko apana x tout excès mauvais itabi ryo ni choice kandi nayo nzabivugaho wenda ariko itabi ryo ni choice nararihagaritse kandi afterwards numva ndanarizinutswe so yeah itabi ni choice ariko Imana ishimwe yararihagaritse yego icyo ni ikintu kidasanzwe abantu benshi iyo tuganiriye batubwira yuko bitoroshye gupfa guheba itabi ntabwo bipfa gukunda atari mwuka wera kumanutse ngo akubwira ati hagarika ntabwo bipfa gukunda Leila yarariretse ariko inzoga ntabwo yari yagabanya cyangwa se ntabwo yari yabireka naragabanije sinaretse yaragabanyije ariko ntabwo yaretse kubera iki ubu nywera ku kigero
kubera yuko twaje gusanga ko ku myaka 14 yarazinyoye zihagije ariko nta gisubizo yigeze akura kuko yagiye yibwira ko ari hashobora gukura igisubizo cy'ibibazo yari afite kurya kandi ari byo bidutunze kameramani ngo no kurya uzabigabanye ngabanije zurumva nabaho gusa nimba kunywa waragabanyije no kurya ugomba kugabanya anyway karagaciyemo twari turimo tuganira kugira ngo turebe mbese ku myaka 14 niho twari tugeze ubuzima bwa Raila Sabrina niho twari tugeze gusa icyo tubonye yuko nta gisubizo yabonye cy'ibibazo yararimo bantu bari hano hanze ndagira ngo mbabwire ko rimwe na rimwe hari igihe twisanga ibyo turimo nta gisubizo turi bukuremo twagiye gushaka yewe nicyo ndimo gukuramo dushobora kwibwira yuko abakobwa bari hano hanze urubyiruko hari ibyo tumaze iminsi twumva biri hano hanze cyane byaciye ibintu benshi bakibwira yuko ariho barimo gukura ibibazo cyangwa se ariho bashobora gukura ibisubizo by'ibibazo byabo ariko ibibazo byinshi kurusha ntekereza yuko ari ibibazo byinshi ahubwo wakabaye irimo kongera sabe naguciriyemo igisubizo akenshi njyewe navuga cyanamfashije cyane kugira nshobore kuvuga ati let me take my own life in hands kuko ntabwo byavuye mu ijuru byavuye mu kuganira n'uwo mu therapeuti byavuye mu kumva yuko kuko yabaye mu intermediaire yanjye hagati yanjye n'ababyeyi banjye kugira ngo bamenye ibibazo ndi kucamo kuko abantu rero burya hari ikintu njya nkunda kubwira abantu ntimugacire urubanza umuntu niba ubona ari a drunkard niba ubona ari even a prostitute on the street you don't know what she's going through I don't think yuko she woke up and chose kujya ku muhanda I don't think ko she woke up and chose kuvuga ati umwana wanjye ndamutaye njyewe na my biological mother however yakoze ibyo nawe hari ahantu mwumva there's something behind nuko wenda ntaje kumubabarira naraje kumubabarira muri ubwo bwana niho ntabitahuraga ariko maze gukura naravuze ati however you did this the first choice yo kunta hariyo impamvu she was young ntabwo iwabo kuko ntabwo imyumvire ya kera ari kimwe n'iy'ubu kera ubyariye mu rugo barakwirukanaga baramwirukanye she doesn't have anyone so nanjye niho nahise mvuga ati wowe we expecting bien sûr yahitaga akora the easy way kuko yavuga ati uyu mwana aramfana kuko yaba ari umuntu uvuga ati ntiyigeze anshaka yari kunkuramo icyo ni ikindi kintu yari kunkuramo yego wenda mu gukura ntitwagiye twumvikana ko tukigeze Leila utararenga aho ngaho aho kugira ngo agukuremo afazari yakubyara akagutanga cyangwa akaguhereza undi muntu solution yumvaga kuko muri uko kuntanga harimo ukuba desperate she doesn't have a choice kuko she can barely eat herself she can't take care of me she can't provide for me so she is like let me give it out ariko ugasanga kubera nawe cyagikomera afite cyuko iwabo bamwirukanye kandi n'umugabo babyaranye yamwihakanye ugasanga bikoze muri weyimbi aho ngaho ugasanga bikoze muri weyimbi izafecta njyewe wavuze kuko nibyo byabaye mu yandi magambo yirengeye ariko ntabwo ari kureba future y'umwana oye so kuvuga ngo future y'umwana hariho kuko nk'amagambo nabiriya navuze ngo muri lettre hari amagambo umuntu avuga bitewe n'ishavu afise ntumenye yuko ayo magambo umwana nakura akabimenya how is she gonna react how is she gonna azakubona gute we mubyeyi azi ko wamubyaye ariko ndagira ngo tubwire nimba atari ibanga amagambo yanditse amagambo yanditse kuri karetre kagapetimo tujya tubona muri filime ntabwo nagasomye niwe wabinyibwiriye by the way ati nagutanganye ni lettre kuko ntabwo nagushakaga so Imana ishimwe yatangiye kuzigabanya imyaka 14 ku mwana aba akiri mu ishuri ese abasha kwiga umwana w'inzoga umwana w'itabi rero ku kigero kingana gutyo abasha kwiga igisekeje I was a genius nicyo gisekeje kuko nahoraga mu wa mbere mu ishuri niho Imana igutangira
niho Imana ofete ubona yuko igufiteho umugambi kuva ukiri urusoro mu nda kwa mama. Iryo jambo bajyaga barivuga sindi hagaciro kuko nageraga ahantu nkanabaza Imana ati se Mana wandemeye iki, ariko nari umunyabwenge. Warabisomaga ukabimenya? Nabaga uwa mbere mu ishuri n'amabirite yanjye nayazana. Urumva mu gihe ngewe ndamutse nibeshye ngasomaho gake. ese niwajya mu kazi That's the funny thing. Nta nubwo hano nahaguruka. That's the funny thing. Naho ndi muri the excellent class. Nari wa muntu ukora ofete niba ari koko nari mfite n'ababyeyi bakunda excellence mu ishuri. Na icyo kintu nakuze ari ikintu nzi ko ngomba kuba excellent. Ntabwo byigeze bikwafekta umaze kumenya ibibazo bya famille neza? Naramaze umwaka ntajya ku ishuri kuri muri ya 10 ans. Yego. Kubera ya kakanu ko ka shock ibintu binguyeho, naramaze umwaka ntajya ku ishuri. Si nk'umwaka ni nk'ibihembwe bibiri. Ndi muri année sabbatique, ndira buri munsi arwaye. Kubera kurumva I wasn't ready to face the world after everything I just discovered. So bimbana byinshi ariko mu nyuma nkajya njya ku ishuri. Nizo nzoga erega ofete naho mvuga ko yari alcoholism kuri njyewe kubera ko ndi umwana. Sindi supposed kunywa on that degree. Ariko sinari wa muntu uzinywa buri munsi obviously. Ariko ndinze nzinywa. Naranywa nk'abatabani. So that's the thing. Urumva rero niho naho ndavuga mpise nsimbuka kuko twari turi kuvuga kuri ako kantu ka my biological mother. Niho nandi kukubwira ati wewe ntarabohoka. Kutabohoka nibyo byatumye menya ako kaletra. Kuko nge nari nkuze nari ngeze muri 20 ans yanjye 19-20 ans. Ndashaka kumumenya. Ndashaka kumenya who is she. Hejuru y'ibyo nagiye numva yuko yantaye yuko yagize iki, reka basi ngerageze kumumenya kuko numvisha imyaka yambyariyemwo kubera ya therapy nagize nkagera ahantu nkumva yuko everything that happens biterwa na background y'umuntu aba yaraciyemo. Kumumenya ni kimwe no kuba washaka uburyo bwo kumumenya ukamubona cyangwa ukamubura. Hanyuma ikindi no kuba wamubona ukamubonaho ibyo wifuzaga ko yagubwira nabyo ni ikindi. Ikiganiro ni Inside My Heart. Ndagira ngo abadukurikiranye ntabwo twabivuga ngo tubimareyo nonaha gusa nababwiye yuko ni etape n'amaseri. Mukore subscribe, mukore subscribe, murayikinge, musharinge. Ikiganiro ni Inside My Heart, ariko muzajya mugikurikirana binyuze kuri Ringa TV show. Ringa TV show mu minsi mikeya rwose ibintu biraba bimeze neza biri ku murongo. Ringa TV show yatangiye kubagezaho buri kimwe cyose mwifuza 5 kuri 5 ndetse Rera Sabrina mubona azagaruka yongera duhe ikiganiro dukomerezeho. Adukomerezeho hahandi yari yifuje kubonana na mama kugira ngo agire ibyo baganira. Ese barabonanye nyuma yo kubonana byagenze gute? Ese kuva icyo gihe mu myaka 20 kugeza kuri iyi ngiyi afite uyu munsi wa none Rera Sabrina byagenze gute? Ninde yaciye yageze muri fashion gute? Kuko yize kutubwira ati ni fashion House of Brew, Blast of House. Sorry, urisunamva. Blast House of Couture. Blast House of Couture. Murimo murabyo kugira ngo ugere ku rwego rwo kugira company nk'iyo. Is it a company? Yes, it is a company. Kugira ngo ugere ku rwego rwo kugira company nk'iyo ikora imideri, ikora fashioning imideri, yambika abantu, urabona ko yambaye neza. Bamugana. Ibi byose niba ubyikorera. Mwatangira kumugana mukanya. Karibu cyane. Kujya mu gikwe se. Cyane wa. Sibyo mvuga mu gihe mfite igikwe ngomba kwakanya mbere. Cyane uzaze. Igikwe agomba kukwambika. Uzaze gusa niyo waba utazi icyo ushaka. Ariko kukundi byamake. Ugomba kunteza imbere. Kugira ngo ejo bundi nzabambike. Tayamurangira abantu benshi.
uzabanza ubazane nzakugirira discount y'umukiriya ubaye benshi nuca kuri televiziyo barayikurikirana benshi cyane urasiga nimero yawe nibamara kuza nibaza za promotion nta kibazo nyine niyo nkubwiye discount nzahita ndanaguha promo number discount yawe code bazajya banyuraho bakunyuze bikagira mu minsi mikeya Ringa TV show niwe uzajya twambika azajya dukorera umuti ibintu bimeze neza cyane cyane nzamuzahita mbaha promo code yanyu abantu babacaho mwebwe mubona amafaranga waje ukenewe Ringa TV show abakurikiranye Inside My Heart buri muntu wese ni karibu kwa Raila Sabrina Blast House of Couture turabakiriye welcome kandi mwa Emile na Ringa TV mwakoze kunyakira namwe ni nzagaruka nje gukomeza azagaruka aje gukomeza kubera yuko ikiganiro murabona hari tugejeje hari naho twifuza kugera hari aho dusubikiye season 2 hari season 1 turangije like kugira ngo nigite twa prodinga bajya bahita babibona direct imbere cyane